Hello ladies and gentlemen, nongeye kugusuhuza ndetse ngushimira ko ukomeje kubana natwe ku muyoboro wacu wa YouTube channel Highborn TV Show, ndetse nshimira by'umwihariko wowe wakoze subscribe ugakanda no kukazogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu biganiro ndetse n'ibindi byiza byinshi bica ku muyoboro wacu wa YouTube channel Highborn TV Show. Kuri uyu munsi rero twakuzanira urutonde rw'abakobwa beza batanu kurusha abandi bakina filime nyarwanda cyangwa se bagaragara mu gisata cya sinema nyarwanda. Mbere y'uko dukomeza tuva kuri gatanu tugera ku mwanya wa mbere, ndakwibutsa utarakora subscribe gukora subscribe, ugatanga comment, ugakanda like ndetse ukanakora share ku nshuti zawe kugira ngo nazo tujye tubana umunsi ku munsi. Nk'abatindiye rero reka duhere ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turahasanga umukobwa witwa Uwera Judith, nushaka umwite Zuba Judy. Uwera Judith ni umukobwa mwiza cyane wagaragaye muri filime nyarwanda, muri izo nk'izizwi cyane twavuga Agahinda Kariza, Vanessa Series ndetse n'izindi. Ikindi wamenya ni uko ari mu ba biggest TikTok aba hano mu Rwanda, afite izina rihambaye ku rubuga rwa TikTok. Uyu Uwera Judith nanone akaba akurikiranwa n'abarenga 149 ku rukuta rwa Instagram. Dukomereza urutonde rwacu ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turasanga umukobwa witwa Nkusi Linda, ndetse wamenyekanye cyane ku izina rya Linda Priya. Icyo wamenya kuri uyu mukobwa, ni umwe mu bakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda ndetse agapasinga, aho yaje kwikuramo mu mwiherero ku mpamvu tutashatse kugaragaza muri iki cyegeranyo. Akaba ari kimwe mu byemeza ko uyu mukobwa ari umwe mu bakobwa beza bakina sinema nyarwanda. Ikindi wamenya kuri uyu mukobwa Nkusi Linda ni uko ari umukinnyi wa filime, yagiye aca mu biganiro bikorerwa kuri Afrimax TV ndetse yanakinnye muri filime yamenyekanye cyane yitwa Depression Series. Munyemerere urutonde rwacu turukomereze ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turahasanga umukobwa mwiza cyane uzwi ku izina rya Dusenge Kelly ndetse wamamaye ku izina rya Madederi muri sinema nyarwanda. Uyu Dusenge Kelly akaba ari umukinnyi wa filime ndetse akaba azwi muri filime zamenyekanye cyane nka Papa Sava ndetse n'iyitwa Indoto Series. Reka tudatinze urutonde rwacu turukomereze ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri kuri uru rutonde turasanga umukobwa mwiza cyane uzwi ku izina rya Nyambo, cyangwa se nushaka umwite Nyambo Jessica, amazina ye bwite yahawe n'ababyeyi be. Uyu Nyambo Jessica ni umukobwa uri kugarukwaho cyane muri iyi minsi ku mbuga nkoranyambaga, bivuga ko ari mu rukundo n'umubyinnyi witwa Titi Brown. Si ibyo gusa kandi, Nyambo Jessica ni umukinnyi wa filime wagaragaye cyane muri filime zica ku muyoboro wa YouTube wa Big Mind Empire muri serie yitwa My Heart. Ikindi wamenya ni uko Nyambo Jessica nawe ubwo afite YouTube channel yitwa Miss Nyambo, aho akina muri filime ye yise Ibanga Series. Komeza ku mwanya wa mbere, ndagusaba utarakora subscribe mu masegonda 2 ubikore ndetse ukandi kukazogera. Nanone ndagushimira cyane ko unyumvise ndetse umaze kubikora, ndagushimira. Imana y'u Rwanda ihorane nawe. Dukomeze no ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turahasanga umukobwa mwiza cyane ndetse kimenya bose witwa Isimbi Alliance, uzwi ku izina rya Alia Cool. Alia Cool ni umukobwa mwiza uzwiho ko ari umwe mu bakobwa batunze agatubutse mu Rwanda, ndetse kuri ubu akaba ayoboye itsinda rya Kigali Boss Babies. Alia Cool kuri ubu ni UN Peace Ambassador ndetse akaba ari CEO w'ikigo cye gitunganya amafilime yise Alia Cool Films. Ikindi wamenya kuri Alia Cool, uvuga ko yatangiye sinema mu 2014, akaba yaranagaragaye cyane muri filime zategurwa na Silver Film Production. Yamenyekanye cyane muri zo akaba ari filime ya Rwasa yakunzwe cyane hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Reka nkushimire wowe wabanye natwe muri iki cyegeranyo kugeza kirangiye. Tuzasubira ubutaha. Ciao ciao.